you understand? I understand, sir. Good. Well, make sure it's... Ubushakashatsi bwakozwe muri uyu mwaka wa 2026 bukozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO cyangwa OMS bwagaragaje ko mu bantu batuye isi bose abasaga miliyari imwe muri bo bafite ibibazo binyuranye byo mu mutwe. Bivuze ko umuntu umwe muri barindwi aba afite ibi bibazo. Kuko isi kuri ubu ibarirwa abaturage basaga miliyari 8. Ibi ni ibibazo bigaragaramo agahinda gakabije, depression, ubwoba bw'akarande umuntu ahorana mu bitekerezo bitewe n'impamvu runaka, anxiety ndetse n'ubumuga bugiye butandukanye. Ubushakashatsi saho bwagarukiye gusa kuko bwanerekanye ko mu rwego rw'umurimo cyangwa se mu bakozi bafite akazi 40% yabo bafite stress kabije kandi ihoraho buri munsi, ni mu gihe 75% yaba 40% bafite stress bo bagaragaje kunanirwa gukabije bikaba bigeze ku rwego no kunoza inshingano zabo z'akazi batakibibasha. Ibi si ikibazo ku bakozi gusa kuko n'ubukungu bw'isi bubigenderamo, kuko ubushakashatsi bwanerekanye ko iminsi y'umurimo working days ibarirwa kuri miliyari 12 ipfa ubusa cyangwa se igahomba buri mwaka. Ibi bikaba biterwa n'uko abakozi bakabaye bayikoramo akazi baba barembejwe n'ibibazo birimo agahinda gakabije n'ubwoba mu mitima yabo. Ibi byose ni ingaruka za stress, tugenekereje mu kinyarwanda stress tukaba twayita kujagarara k'ubwonko. Gusa n'ubwo iki kibazo gikomeje guhangayikisha abatuye isi, abashakashatsi mu by'imiti n'ubuzima bwa muntu nabo ntibatuza. Umunsi ku wundi ubushakashatsi buba bukorwa hirya no hino mu malaboratoire, imbeba zihindurwa ibitambo bya muntu ngo harebwe niba mu bihe bizaza bwa mbere mu mateka y'isi hazaboneka urukingo rwa stress. Ibi bikaba ari nabyo biriho biba kuri iyi nshuro, aho amatsinda y'abashakashatsi yahagurutse akora amanywa nijoro ngo arebe ko yazabona urukingo rw'iki kibazo. Aba bariho bakora ubu bushakashatsi ni bande? Ese bazakoresha ubuhe buryo kugira ngo ibi bishoboke? Ibi n'ibindi tutavuzeho nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Jye nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Mu gutangira iki kiganiro reka dutangire dusobanura stress icyo ari cyo. Stress mu magambo make twayisobanura ko ari uburyo bw'imyitwarire umubiri ugaragaza, haba ku mubiri nyuma cyangwa no mu bitekerezo by'umuntu mu gihe umubiri we uhuye n'ibintu birimo igitutu, imbogamizi cyangwa se ikibazo. Ibi bigatuma umubiri mu buryo bw'ako kanya uhita wisanga ugomba gufata umwanzuro hagati y'ibintu bibiri: guhangana n'icyo kibazo kiwuteye kwiyumva utyo cyangwa se kugihunga. Ibi bishobora kugaragarira ku mubiri nyuma, mu mitekerereze, mu marangamutima, kandi bikaza mu buryo bubiri bitewe n'ubwoko bwa stress wagize iyo ari yo. Stress iri mu moko abiri. Hari yitwa eustress. Iyi ni stress nziza igihe umuntu agira ibyishimo bikamurenga bitewe n'ikintu cyiza yahuye nacyo cyangwa cyamubayeho. Hakaba n'iyitwa distress. Iyi ni stress mbi ndetse iba y'igihe kirekire ishobora no kugutera ubumuga. Umushakashatsi witwa Lori Christopher n'itsinda rye, aba bakaba ari abahanga bo muri kaminuza ya Colorado ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'ubwonko, ubumenyi bw'imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri wa muntu, ndetse n'abahanga mu bijyanye n'utunyabuzima duto tutaboneshwa ijisho. Aha ni ukuvuga ngo ni utuntu twose dushobora kuba tubarizwa muri kategori ya microbes cyangwa se amamikrobe. Aha twavuga amabakteri, amavirus, fungi n'izindi mikrobe. Aba nkubwiye haruguru kuri ubu nibo bamaze igihe bari mu bushakashatsi bwo kureba uko hazaboneka urukingo rwa stress. Ntabwo ari bo bonyine kuko hari n'andi matsinda agiye atandukanye, gusaba impamvu ari bo nahisemo kwibandaho nibo twakwita leading research group. Niryo tsinda riyoboye ayandi muri ubu bushakashatsi. Nk'uko babitangaje, bimwe mu bigomba kuranga ubu bushakashatsi bwabo cyangwa se inzira bagomba kunyuramo ngo bagere kuri uru rukingo, harimo gukoresha uburyo bwa mbere bwo guhindura imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri wa muntu. Ibi bigakorwa mu rwego rwo kugabanya ingaruka umubiri wa muntu wagirwagaho na stress, ndetse kandi mu rwego rwo kumwongerera ubushobozi bwo guhangana n'icyo twakwita chronic anxiety cyangwa se bwa bwoba abantu bagendana mu mitima no mu bitekerezo bitewe n'impamvu runaka bakabimarana igihe kirekire, ndetse na PTSD, post traumatic stress disorder. Ibi ni ibibazo biba ku muntu nko mu gihe cyatambutse ariko bikamugumamo bikazakomeza kumuteza igisa n'ihungabana. Urugero, impanuka ikabije, kuba yaraciye mu ntambara, kuba yarahohotewe n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi harimo kongerera umubiri wa muntu ubushobozi bwo guhangana na stress mu bihe bizaza, ku buryo aramutse ahuye na stress ishobora kuza ntigire ikintu na kimwe imukoraho. Mu yandi magambo, bikaba nkaho itigeze imugeraho kandi mu by'ukuri yahuye n'ibintu byinshi bitandukanye byakabaye biyimutera. Ibi mu kubigeraho byose batangaje ko bazifashisha umusemburo uzwi nka cortisol. Uyu ni umusemburo banze mu misemburo ya stress. Bawita uw'ibanze kubera ko si wo wonyine mu misemburo ya stress.
hari indi izwi nka adrenaline na noradrenaline. Iyi yo yombi ni imisemburo ikora kandi igakora mu buryo bwo gukora ikoranye. Ni imisemburo ituma umubiri wa muntu mu gihe ahuye na stress amaraso avuduka cyane, umutima ugatera cyane, ndetse ukanamufasha guhita afata ibyemezo byihuse byo kwanzura niba ahangana n'ikimuteye stress cyangwa gihunga, ibizwi nka fight or flight. Si iki gusa kandi bagomba kwibandaho, kuko bagomba no kwibanda ku kijyanye no guhindura icyo twakwita brain inflammation. Ubu ni uburyo bwo guhindura uburyo umubiri w'umuntu ukoramo ibikorwa byawo by'ubwirinzi mu gihe hari ahantu ku gice cy'umubiri runaka habaye ikibazo. Urugero, iyo ahantu hakomeretse cyangwa havunitse, umubiri w'umuntu uhita wihutira kujya kuhakora ubutabazi. Mu gihe ibi bikorwa biba biri gukorwa, nibwo hahita hatangira kuza ibimenyetso nko gutukura kw'aho hantu hagize ikibazo, kubyimba no kubabara. Aha bo bakaba bashaka kubikora ariko noneho bibanda kuri inflammation yo mu bwonko. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa tumaze kubona haruguru bikorwa n'umubiri wa muntu mu gihe cy'ubwirinzi bigakorwa mu bwonko, ariko noneho bo bakabishyira ku kigero bifuza gishobora kudateza ikibazo na kimwe ubwonko bwa muntu. Aha ibi byose bakaba berekana ko bazabikora bifashishije ibyo bise beneficial bacteria. Aya ni amabakteri meza akenerwa n'umubiri wa muntu, ashobora kuwugirira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubu bwoko bwa bakteri nabwo bamaze kubutangaza, berekanye ko bazifashisha bakteri zo mu bwoko bwa mycobacteria mvaki. Izi zikaba ari bakteri mu busanzwe zigaragara mu butaka. Ni bumwe mu bwoko bwa bakteri bubarizwa mu itsinda rimwe n'andi mabakteri arimo na bakteri zitera igituntu, ariko izi zo zikaba ari nziza ku buzima bwa muntu. Aha berekanye ko nibamara kwintroduiza izi bakteri mu mubiri wa muntu cyangwa se kuzishyira mu mubiri wa muntu, bishobora kuzafasha ukugabanya ama inflammation mu bwonko. Ni bya bindi twavuze, niba habayeho nk'ikibazo mu bwonko bikaba byaba ngombwa ko umubiri mu kuhatabara habyimbirwa, bikaba byabyimba ariko ntibigere ku kigero byateza ikibazo ubwonko. Ikindi kandi hashingiwe ku mbeba zo muri laboratoire bariho bakoreraho igerageza, berekanye ko izi mbeba nyuma y'uko baziteye aya mabakteri zihita zigira ubushobozi budasanzwe bwo kwihanganira stress ugereranyije n'uko zari zimeze mbere yo kuzitera amabakteri. Ikindi kandi berekanye ko hashingiwe ku byo bari kubona ku mbeba ziri gukorerwaho igerageza, bitanga icyizere ko mu gihe urukingo rwaba rwabonetse byazaha umubiri wa muntu ubudahangarwa kuri anxiety, bwa bwoba bukabije umuntu ahorana mu bitekerezo no mu mutima we, ndetse na PTSD, post traumatic stress disorder. Iri rikaba ari ryahungabana twababwiye umuntu aba yaragize mu bihe byatambutse ariko rikanga kumurekura agahorana naryo, harimo kuba yarahuye n'impanuka ikomeye, yarahohotewe cyangwa se yaraciye mu ntambara akayibonera n'amaso ye. Ushobora kwibaza aho ubudahangarwa bw'umubiri wa muntu buhurira na stress. Iyo umuntu agize stress nayo iteza ibibazo mu budahangarwa bw'umubiri wa muntu. Ubudahangarwa bw'umubiri wa muntu nabwo bugateza ikibazo mu mikorere y'ubwonko. Mu yandi magambo, ibi bivuze ko iyo stress yabaye chronic ikazamura umusemburo wa cortisol ukagera ku kigero cyo hejuru cyane, ibi bishobora gutuma stress y'umuntu irenza imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri we. Iyi niyo mpamvu aba bashakashatsi mu gutegura no gukora ubushakashatsi buzatanga urukingo bagomba kutibanda kuri stress gusa ngo barekeraho, ahubwo ahanini bagomba kwibanda ku budahangarwa bw'umubiri wa muntu. Ni gute umubiri wa muntu bazawuha ubushobozi bwo kudatuma na rimwe uzigera wemera kurushwa imbaraga na stress. Aho niho hari ipfundo ry'urukingo, ibyo bidashobotse n'urukingo ntirwabaho. Ikindi kandi bagaragaje ko uru rukingo ruramutse rubonetse, mu mikorere yarwo rwazajya rukora rwifashishije icyo twakwita kubloka cyangwa gufunga stress hormone pathways. Izi ni inzira zinyuramo imisemburo ya stress. Ibi byakorwa gutya bigafasha umubiri wa muntu kurinda zimwe mu ngaruka zirimo no kuba wakwangizwa na stress, bikaba byagera ku rwego rw'amamolekile. Iki kikaba ari kimwe mu bice bigize uturemangingo twa muntu. Aba bashakashatsi berekanye ko nubwo ubushakashatsi bwabo bukomeje, ari ubushakashatsi buzagorana ndetse batakwihutira no gutangaza igihe ntarengwa urukingo rwaba rwabonetse. Zimwe mu mpamvu berekanye ko stress atari ikintu kimwe wajya kurwanya uvuga ngo ni stress. Yitwa stress ariko irimo ibintu byinshi cyane, bizamo kwanariza amashanyarazi y'ubwonko bwa muntu, imisemburo, amarangamutima, ndetse n'aho umuntu ufite stress abarizwa cyangwa se environment abamo umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande banerekanye ko stress biramutse bigezweho ikabona urukingo, ko nabwo byarangira havutse ibindi bibazo bitari byiza. Mu yandi magambo bisobanuye ko kuba duhura na stress mu buzima bwa buri munsi hari icyo bimaze. Dore akamaro bagiye berekana ko stress ifite mu buzima bwa muntu. Akamaro ka mbere berekanye ko stress ifasha imibiri yacu kugira ubushobozi bwo kubasha kwirwanaho. Akandi kamaro berekanye ko stress idufasha kwiga ndetse no kugira umuhate, ariko cyane cyane uyu muhate ukaba ubushingiye ku gukuraho icyaduteye stress. Aha rero kuba stress yavaho burundu bakaba babigaragaza nk'ibyagira ibindi bibazo biteza mu buzima bwa muntu. Urugero, baramutse bahinduye imikorere y'inzira za stress, bishobora gutuma kamere muntu ihinduka, uburyo yafataga ibyemezo bigahinduka, imyumvire n'imitekerereze bigahinduka, ndetse n'uburyo amarangamutima yakora bigahinduka. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye kugeraho bigisohoka. Kora like,
share na comment. Niba ufite ikindi gitekerezo ushaka kutugezaho ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje, nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.